ndashaka kubaganirira ijambo ryitwa kumvira Imana byonyine. Ikintu kigiye kuzatubeshaho ni ukumvira Imana, ukabaho mu buzima bwumvira Imana. Kandi mu kumvira Imana hari ikintu Imana izakorera igihugu, hari icyo Imana izakorera ubuzima bwacu, hari n'icyo Imana izakorera abaturanyi nituramuka twumviye Uwiteka, twumva icyo Imana idushakaho. Amen. Kumvira Imana niryo jambo nkuzaniye muri iki gitondo. Kuba mu buzima bwumvira Imana byatera Imana gukora n'ibyo utatekerezaga. Amen. Hanyuma ndagira ngo tuze gufata umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Abalewi igice cya 26 umurongo wa 3. Haravuze ngo Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura yayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, muba amahoro mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro. Imana nishimwe. Muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Imana nishimwe. Nitwumvira Uwiteka. Nzanye amagambo Yesu anshyize ku mutima avuga ngo kumvira Imana biraza gutuma Imana inyuranya imigambi y'ababisha. Imana iraza kwirukana ababisha bacu. Ariko nagize ubwoba buteye gutya. Nusoma ku murongo wa 14, muri icyo gice cya 26 umurongo wa 14, Bibiliya iravuze ngo Imana ibaburira nibatayumvira. Umva imburo z'Uwiteka nituramuka tutumviye Imana. Ibi bintu abantu bari kuvuga, ibi bintu abantu bari kwikoresha, nituramuka tutumviye Imana, hari ibihano biteganirijwe abitwa ko dukorera Imana, hari ibihano biteganirijwe abantu bose ku isi batumviye Uwiteka. Dore icya mbere ngo ariko nimutanyumvira ntimwitondere amategeko yose kandi mukanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya. Nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu, muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu aribo bazabirya. Kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera 7 mbahanira ibyaha byanyu, nzacogoza kwihimbaza mwihimbariza amaboko yanyu, nzahindura ijuru ryanyu nk'icyuma n'ubutaka bwanyu n'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa, kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabateraniriza inyamaswa zo mu ishyamba zibanyage abana banyu, zirimbure amatungo yanyu, zibatubye inzira zanyu zisibe. Imana nidutabara. Umva ingaruka zitewe no kutumvira Imana. Ese koko byari bikwiye ko nk'Abanyarwanda twanga kumvira Imana dushingiye Imana dukura? Ubu koko byari bikwiye? Abanyetorero, yemwe bantu muvuga ko mukorera Imana, byari bikwiye ko tugenda Imana tukayibagirwa, ibyo itubwiye ntitubikore? Ndagira ngo twongere twibuke Imana aho yadukuye, twumvire Imana ikivuze. Iravuze ngo nimuramuka muramutse munyumviye. Yewe mama, nugira umuco wo kunyumvira, papa nuwumvira ijwi ry'Imana. Iyaba Abanyarwanda twari twumviye Imana, iyaba abatuye isi mwari mwumviye Imana. Yemwe mwagiye mu mahanga, mwahoze mu gihugu cyacu mu Rwanda mubana natwe, Imana ibaha umugisha, mugera muri Amerika, mugera mu Burayi, mugezeyo
aho kugira ngo mwumve icyo Imana ivuze, abenshi bahita bahinduka bageze mu biryo. ubu bita bigize ijati yarabiririmbye avuga ngo biragatsindwa kuticirwa n'inzara mu butayu, ahubwo ukagwira ubusa i Kanani. Kuba Imana igukuye mu butayu, tubyite gutyo, muri Sahara runaka, muri desert plutôt, ubutayu, Imana ikakuzamurika kugeza i Kanani. Wagera i Kanani aho kugira ngo wumve icyo Imana igutegeka, ugakora ibyo ushaka wowe ukiyobora. Mbabwira ingaruka dufite nk'abanyetorero, abantu mwese muvuga ko musenga, nitwe twabyiteye. Mbabwire ko twabyiteye muri ubu buryo, twanze kumvira Imana. Ejo bundi hari ikiganiro nakoze ku Isezerano TV, ndavuga ngo nitwe twiyambitse ubusa, mureke abayobozi batwambike, ababyeyi batwambike. Iyo umwana yiyambitse ubusa akaniyanduza, ntabwo umubyeyi areberera gusa, oya, umubyeyi hari ikintu cyiza akora, araza agasanga umwana aho yambaye ubusa akamwambika. Ibi hari umwana wabikoze, iki cyigisho nzagisubiramo kuri Ibigerezo TV. Hari umwana wa Nowa witwa Hamu. Nusoma Bibiliya mu Itangiriro wasanga amakuru avuga ko ubwo Nowa yasohokaga mu nkuge, Nowa asohotse mu nkuge umwuzure urangiye, ngo yarahinze, Imana imuha umugisha, ngo yihinga inzabibu, ngo areza, atangira kwenga vino, ngo Nowa arasinda, aranywa arasinda. Noneho ngo arangije ngo asindira mu ihema, ngo amaze gusindira mu ihema, ngo yambara n'ubusa. Ngo amaze kwambara ubusa, abana be bamwe baramurunguruka, ariko bita Hamu, hari umwana we nakunze, ngo araza apfuka ubwambure bwa se, yambika se. Ariko ikibazo, twebwe twariyambuye, tumaze kwiyambura twambika n'ababyeyi bacu ubusa. Yego, nimvuga gutyo, abanyetorero namwe murabizi, benshi batandukanye, nta banga twigeze tugirira ababyeyi. Ingaruka rero zitewe no kubahuka ababyeyi, ibi byose nitwe twabyiteye. Muhame hamwe twambikwe, sibyo? Nari ndi kwivuga mu kanya, uriya mu pastor w'i Burundi watinyutse agakora sakirire, agakora amahano yo kuvuga umuyobozi, umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda James Kabarebe, akavuga ko ngo ari umubeshyi, amubeshyera, yitwa ko akorera Imana, yitwa ko ari umupasiteri, agatinyuka akajya kuvuga. Nta kindi cyabiteye, kumvira Imana muri we kwakwimutsemo. Aramutse yumvira Imana mu mutima we, ibi ndabivuze, niyo bampamagaza kuri RIB nabisubiramo, ari umupasiteri wumvira Imana, ntabwo yajya kuvuga ibya politiki. Ntabwo abitwa ko dukorera Imana tuba dukwiye kwivanga na politiki, ubundi ntibihura. Ntabwo politiki na Perezida wa Repubulika wacu hari inama yigeze kuyobora icyo gihe, n'abapasiteri, ndabyibuka, yabahaye ijambo Antoine Rutayisire, hanyuma aravuga ngo ndavuga nk'umupasitori, ntabwo nza kuvuga nk'umupolitiki. Antoine Rutayisire ndamukunda. Noneho avuyeho, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame afata ijambo nk'umubyeyi nyine, nk'umutambyi mukuru, umushumba mukuru, ureberera intama Imana yamuragije, nawe afata ijambo, avuga ijambo ryiza, aravuga ngo reka mvuge nanjye nka Antoine Rutayisire ko ntaza kuvuga nk'umupasitori, yewe ndavuga nk'umunyepolitiki. Icyo kintu cyaranyigishije, nibyo koko agomba kuvuga nk'umuntu uzi ibya politiki, na Antoine Rutayisire akavuga nk'umupasitori. Ariko si ikintu giteye ubwoba, abantu bari kwivanga. Urajya muri politiki warize teoloji, urumva ibyo niho rero abantu bari gukora amakosa, kandi ashobora no kubagiraho ingaruka igihe kizaza kirekire. Bene data, mukorera Imana, ndabinginze mwumvire Imana. Ikintu cyose kibiteye icyo, nta kindi no kutumvira Imana. Ubundi kera
musoma bibiliya muzasanga uko systeme d'administration yari yubatse. Ibi byose turimo ni ingaruka zo kutumvira Imana. Kera iyo abumviraga Imana bakiyoborwa n'Imana, abantu bacyumva ijwi ry'Imana bakemera kuyoborwa n'Imana, hariho ubuyobozi buteye gutya. Habanzaga umutambyi, kera habanzaga umutambyi, hakajyaho umuhanuzi, umuhanuzi agakurikirwa n'uwo bita umwami. Nuko systeme d'administration y'igihugu yabaga yubakitse. Habanzaga umutambyi mukuru, umutambyi, abatambyi bajyanye n'iyobokamana. Nituvuga umutambyi, babaga ari ba bantu baba mu nsengero, baba mu mahema y'ibonaniro, bakora umurimo w'ubutambyi, batamba ibitambo, batambirira abantu, babasabira ku Mana. Tuvuge wenda nk'abapadiri. Buriya abapadiri niba uyu munsi wa none navuga ko aribo batambyi. Abapadiri bahora kuri eglise, donc bafite inshingano zituma badatarabuka ngo bagende. Kenshi baba no ku kiliziya, niho bibera, baba mu ngoro y'Imana. Noneho kera rero uko byabaga byubakitse, ni ukuvuga ngo habanzaga umutambyi, hagakurikiraho umuhanuzi, hakaza umwami. Umwami yabaga ahedinze abo bose, ariko umwami yumviraga umuhanuzi, agahindukira kumvira n'umutambyi. Aba bantu uko ari babiri, umutambyi n'umuhanuzi, babaga bafite icyo bamariye umwami. Ariko kandi umwami nawe ntabwo yateshaga agaciro umuhanuzi cyangwa ngo ateshe agaciro abatambyi. Oya, ntabwo ariko byabaga bimeze. Ariko kubera ko tutumviye Imana muri iki gihe, n'isi yose kandi muzabibona, ibyo turimo ni ingaruka zo kutumvira Imana. Ntabwo abitwa ko ari abami ku isi cyangwa se abayobozi runaka bakomeye ku isi bivangaga mu bijyanye n'iyobokamana, ahubwo bajyaga kugisha inama bamenya. Umuhanuzi yabaga afite agaciro. Ndabaha urugero rumwe, mubyibuka neza. Fata umuhanuzi umwe witwa Samweli. Samweli yimitse Dawidi, umwami Dawidi. Yaramubwiye ngo Samweli, Imana ibwira Samweli amubwira ngo haguruka ufate ihembe uryuzuza amavuta, ujye mu rugo rwa Yesaya w'i Betelehemu, nkwereke umuntu umutima wanjye washimye, nurangiza umusukeho amavuta. Ahasanga ba Shama na Abinadabu. Arangije ngo Uwiteka akajya abagaya, aza kubaza ngo nta kandi gahungu ufite? Yesaya aramubwira ngo hari akandi gahungu kariyo kitwa Dawidi, ariko kari mu ishyamba, kari mu ntama. Ngo arangije akora ikintu gikomeye, ngo agasukaho amavuta. Imana nishimwe. Samweli ngo arangije ngo amusukaho amavuta, aramwimika. Hashize iminsi mbibutse ko uyu Samweli ni nawe wari wimitse uwo bita Sawuli. Urumva ko umuhanuzi yabaga afite agaciro emwe kanenga n'ak'umutambyi, kuko umuhanuzi we niyo umutambyi yashakaga kumenya icyo Imana ivuze bajyaga kwa bamenya. Ariko ikintu kimbabaza, twamaze guhindurwa n'isi, twamaze kwivanga, birangije twumvira Imana kuvaho kurarangira. Kubera kutumvira Imana, Imana yimuka mu bahanuzi, hanyuma yimuka no bitwa ari abatambyi. Navuga ko ubu ngubu Imana iri gukorana n'abami. Aba bayobozi bacu batuyoboye, abakuru b'ibihugu, rimwe na rimwe hari n'ibintu bakora. Reka mbabwire, hari ibintu perezida wa repubulika akora ukabona ntabwo ari wabikoze, ahubwo akoranye n'Imana ku rwego rukomeye. Reka mbabwire impamvu. Niba uyu munsi wa none twebwe twaranze kumvira Imana, hakaba ari gukora ikintu gikomeye cyo kugira ngo nibuze abantu bongere bashaka kujya mu mujyi wo kumvira Imana, nituramuka twumvira Imana, Imana izabana natwe. Ibi ndabivuze Theo neza. Yesu ashimwe. Reka se nkusoza, kubera yuko amasaha numva ashaka ko tuzajya dukoreraho, ntabwo ushaka kuzajya mvuga ibintu byinshi. Uyu munsi hari ibintu bisa nk'akajagari kacitse kubera umuyobozi. Wajya kuva mu gitondo umuntu arabyutse ngo agiye gushinga itorero, ariko afite inyungu ze. Ukabona mu Rwanda harimo utuntu insengero nyinshi z'akajagari. Ibi byaracitse.
byaracitse kandi turabishimira umwami. mvuga umwami ndabihuza n'ubuhanuzi ko kera byabaga bimeze. umwami hari ibyo uyu munsi wa none ari gukora. Yesu ashimwe. ntimuze kunyumva nabi bene data, nshuti bavandimwe, twongere kumvira Imana, twongere twumvire Imana, twemere kuyoborwa n'Imana. Bibiliya iravuze ngo nimuramuka munyumviye ndi Uwiteka nanjye nzabagirira gutya, nzabavubira imvura mu gihugu, imvura izagwa ku kigero cyiza kubwo kumvira Imana. Ihura ryanyu rizageza mu isarura, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya mubiba musarure. Ibiti byo mu ishyamba bizera imyero yabo, kandi nta nyamaswa z'inkazi zizabatera ubwoba. Bibiliya iravuga ngo ariko nimuramuka mutanyumviye nanjye nzabagenza ntya, nzategeka ibicu bye kugusha imvura, inzara izatera mu gihugu, muzaterwa ubwoba n'ababisha banyu kubwo kutumvira Imana. Ariko icyampa mukumvira Imana bundi bushyashya. Imana idushoboze kumvira Imana. Ndanezerewe cyane rero, Imana niguhe kumvira Imana, ko biravuze ngo nituramuka twumvira Imana, Imana izatugomorera umugisha. Ari ijambo ryanejeje ku murongo wa 6. Imana irahira avuga ngo kandi nta nkota izanyura mu gihugu cyanyu kubwo kumvira Imana. Banyarwanda, banyarwandakazi, bakristo, bene data, nshuti bavandimwe, mu nkunda mumurikira, mureke twumvira Imana, nicyo kiza gutuma Imana ibana natwe cyonyine. Turagushimiye ko ugiye gushoboza abantu mwana. Umuntu wese ukunda Bigerezo TV, abanyarwanda aho bahereye ku isi, ubahe gushobora ndetse ubashoboze gukiranuka no kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Ngaho urakoze, nutanga umugisha mu gihugu, buri muntu wese ahabwa umugisha n'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Reka mbashimire, babwire ko mbakunda kandi Yesu ari kumwe namwe. Hanyuma Imana ibane namwe, je vous aime, amen.